amahoro abanene wo nkurikirana umunsi kundi kuri Devi Rwanda. Kwibutsa gukora subscribe aho turayikora kugira ngo ujye ubasha kunkurikirana umunsi kundi uko bwije ndetse no ko bukeye. Tudatinze reka dutangire inkuru yacu y'urukundo. Inkuru yacu y'uyu munsi ni y'abakobwa babiri bari bavukana ariko umwe ashaka kuroga undi bitewe nuko yari amaze kubona umukunzi w'umu Diaspora. Uwo mukunzi yari atumye umwe yica undi. Reka dutangire inkuru yacu y'urukundo. Hari mu gitondo cya kare abakobwa babiri bari muri siporo. Umwe yitwaga Serine ndetse n'undi yitwa Peace. Gusa Peace we yari umutesi cyane dore ko yagendaga abwira Serine ko amaze kurambirwa bitewe n'igihe bari bamaze kubyukira kandi bari babyutse kare cyane kugira ngo babashe kuba bajya muri siporo. Seri rwose I'm tired penda naniwe. Uzi ko naniwe wagira ngo ni ibirometero birenga 100 amaze kugenda we. Ariko se nkawe ndebera rwose ndebera nta na metero 40 turagenda none utangiye kunanirwa. Ubwo suri kora turi buze kwa twagera he rwose mbabara rwose muvandi kuremo ubunebwe tugire ndetse tugere kuri. Seri ntanga ari ubunebwe rwose pe twagiye ahantu harehare pe. Oya wikabye suguri kumva koko twagiye ahantu harehare we uzi ko nta n'iminota 10 ishize turi muri siporo kandi ubu ngushaka ko dukata tugasubira mu rugo. Ati oya rwose Seri ndumva naniwe basi reka twicare turindire bari abantu baturi inyuma maze tubashe kwa twagendana ndetse dukomezanye. Azi kunsetsa rwose ngaho nyumvira pe ngo turi abwo se twagiye tugafata bari baturi imbere we. Oya rwose Seri n'ukuri ndananiwe pe kandi rwose ndakwinginze nyumva. Yewe ihangane rwose kuri inshuro ntabwo nkumvishije. Ese Seri wamba bari kundi kusanzwe unyumva kuri inshuro ho no kwera icyo utanyumva ndakwinginze rwose nyumva. Yewe ihangane rero ntabwo ndibuze kukumva ahubwo wereka nkubwiri. Uri kubona bino bintu tuzabigenza gute? Ibihese. Ese Peace yundebye ubona ndakuze uzi kumaze kugira imyaka 28. None se ubwo mubwerega nanjye ndi mukuru ujye wibuka ko ngukurikira kandi se ubwo urumva nkora rero ikibazo se we gusa gifite nanjye ndagifite. Byibura nawe rwose ufite agasura none ngiye ndebera. Ariko Seri wajyure ko ubwo ngubushaka ngo ncumuze gusa. Nimba ari kumbwira ko ndi mubi rwose tuza ndabizi. Ufite agasura se ndebera ngaho Seri reba. Ubusa ninjye nawe ninde mwiza. Aha ndumva rero twaruhutse ndumva twakomeza. Ati hoya rwose tugume tuganira akanya gato. Gusa Seri ngereka nkubwire. Njyewe nubwo ndi kuvuga ngo iki n'ibiki ntabona umugabo mu Diaspora rwose ntabwo nzigera mva mu rugo nzaguma mu rugo ntandu nzigera njya pe. Ariko rwose uransetsa none se basi ubwo se ushatse kumbwira ubwo se Ganza umushize hera. Reka rwose Ganza se buri ubona afite gahunda mbona Ganza ari unserious mwana ntago ari serious pe. Niyo mpamvu mbona nyine nshaka umu Diaspora ufite gahunda azaza ndetse agahita ntwara tukajya mu rugo we. Mu Diaspora ufite gahunda sawa yewe mwana wanjye courage rero. Courage nyine gusa nyine nshaka umu Diaspora ufite gahunda uri seriye ku buryo azaza agahita kanjyana mu rugo. Ndumva bitoroshye none se mva nkubwire we uzi ko ndikumva ndanashonje. Ushonje wanyweye amazi se simbona waje muri siporo yitwaje amazi ahubwo haguruka tugende rwose Peace gabanya ubunebwe. Haguruka tugende gufata bari abantu baturi imbere. Aha tugende turebe ko twabafata. Nuko baragendetse barirukanka kugira ngo babashe kuba bafata bari imbere. Gusa bakiri kugenda ndetse birukanka hahise ko haturuka abandi basore babiri inyuma bari kuza biruka ndetse bari muri siporo. Ati se bakobwa ko muri kugenda gake cyane ra. Ati yewe twagiye ibirometero birebire rwose turi kumva tunaniwe ati. Rero nimuze tujyanirane rwose ndikora muri kugenda gake kuko ubundi kugenda gake se mwa muri siporo wajya ngo n'undi muri kwitemberera. Mugerageze rwose mushema akabaraga rwose tujyanirane. Ati yego rwose atari ko twakomeza tugenda ndetse ntitwakibwirana. Ati hagati aho ngewe nitwa Mike. Ati okay bimeze bite se Mike? Ati amoke no se ko Mike ko mbona uri umuzungu bimeze biti? Ati of course ndi umuzungu gusa maze amezi agera muri 5 mu Rwanda urumva rero maze kumenya ikinyarwanda gusa ndi guteganya kuba nasubira muri Amerika vuba ahangaha. Ati hey uko wagira ngo uri umunyarwanda we. Ati nanjye nibyo mbashaka nyine nibyo byiza mbashaka ko abantu bambona mu isura y'ubunyarwanda ntabwo mbashaka ko abantu bambona ko ndi mu Diaspora. Sha we Peace none ndatangaye pe. Seri wivuga rwose nanjye natangaye kubona umuntu umeze nk'uyu nguyu ngo wowe wundi se we muri kumwe yitwa gute? Uriya we yitwa Didier gusa we n'umunyarwanda. Ati Didier bimeze biti? Ati ni saa rwose ntaribe. Ati saa none dukomeze tujye muri siporo ndetse twirukanke cyane tugiye kujya tugenda twirukanka ndetse nitugere imbere twongeye tugende gahoro ariko kuguma tugenda gutya rwose nta siporo zirimo pe. Ati saa rwose nta kibazo Mike tugende ndetse nko kubishaka. Nuko baragendetse bakomeza gukora siporo bageraho bari bageze ndetse baratandukana. Ati Mike ndumva rero twege twasubira inyuma ndetse tugasubira mu rugo. Ati none mu rugo mwebwe mwahavuye. Ati twahavuye ubu tugiye kwa twakora ritani dusubireyo. Ati okay twebwe rero twari twaje rugutwe turi gusubira mu rugo.
ati sa nta kibazo Mike, ubwo tuzongera duhure muri siporo Imana nibishaka. Sa rwose peace, ibihe byiza. Nuko Mike ndetse na Didier bahise ko bagenda batandukana na peace ndetse na Celine. Gusa Celine yagiye yatangaye cyane ndetse ari kubaza peace ati peace none ndatangaye pe, we bari abantu ngo naba Diaspora we, ndebera Mike uzi ko nyine nta ndwa bimukekera pe, ariko yakubwiye ko amaze amezi 5 mu Rwanda. Ati nose peace tuvuge ko umuntu amara amezi 5 mu Rwanda we agaba avuga ikinyarwanda neza atanategwa. Ati bishatse kuvuga ko nyine ari umuhanga yahise kagifata cyane. Sha cyakora ndemeye pe, ora mungu arantunguye, uzi ko avuga ikinyarwanda neza wagira ngo ni kavukire pe. Yewe ni kavukire cyane, ahubwo ntabwo ari kavukire, ahubwo wagira ngo arahasaze cyane. Nuko Celine ndetse na peace basi ko bagenda ndetse bagera mu rugo iwabo. Gusa bahageze basanze nyina atabatekeye icyayi nkuko yari yarabamenyereje. Ati mama uriye kutigeze udutekera icyayi? Ariko rwose Celine wajya ugabanya imiteto, mujye muza mukitekera, sinabwiye ngo mujye murara mugitetse mukanga, rero hano nta mukozi wanyu mujye mukitekera. Ase mama ko ndi kumva uri kuvuga nabi byagenze gute? Hoya ntabwo ndi kuvuga nabi, ariko mujye mugabanya imiteto, uziko wagira ngo we uziko mufite imyaka 28, ahubwo mugire mushake mugabanya amatiku. Mama rwose ubwira peace dore ko afite na shara afite ganza, njye urabizi ndisingo nta musheri mfite, ubwo rero peace ibyo niwe bireba. Ati peace wana mugani ko naherutse we na ganza mukundana ibyanyu bigezeye. Mama ganza mbona adafite gahunda ntago ari seriye, none sawa aranyibwirishwa ngo arankunda nta jambo rizima arabwira umuryango. Ubwo se mama wowe ubona ari ibiki? Mbona atari seriye pe. Ubona atari seriye se buriya mwana wa? Yego rwose mama mbona ganza ntazi ibyo, none seriye bigiye maze we uziko tugiye kumarana imyaka 3. Ariko mwana wa njye na papa wawe twamaranye imyaka 10 kandi twarabanye. Mama ibyo byari ibya kera rwose ntabwo bikibaho, ganza we mbona nta na gahunda afite, ahubwo ngize amahirwe Imana ikanyihera undi musheri mama nahita kumureka ndetse ngasanga uwo musheri. Seri umva uwo mukobwa wacu rwose njyajya ncanga. Mama wareka n'iki ko turi muri siporo yari kumbwira ngo abonye mu Diaspora ganza ahita akamukatira. Use koko biri seriye peace wabikora? Yego mama nabikora danose uriya muhungu utabufite ikintu ambwira, ariko umwana wawe wasanga ari kwishakisha. Rero mama nagume yishakisha azabona undi mukobwa uri kwishakisha, ngere nshaka umugabo ntabwo ibyo mbiriho. Sawa ahubwo mama nyine twahuye no mu Diaspora uvuga ikinyarwanda, uziko wagira ngo ntago ari mu Diaspora mama. Mukagira inkuru rero seri mumbwire byagenze bite se? Mama rwose twahuye no mu Diaspora uvuga ikinyarwanda neza wagira ngo uzikata nategwa. None se ubwo ngo ntabwo ndi kubyumva, no se nuwaheye? Mama ngo ni umunyamerika, twaturi muri siporo nyine, ahubwo mama peace ni umunebwe, ibaze ko tukigera hariya ku muhanda yise kambwira ngo arananiwe. Abo bantu baje bari abahungu babiri nyine, yitwa umwe Mike undi yitwa Didier. Abo bahungu nibo batumye nyine dukomeza muri siporo, uziko yaragiye kumbwira ngo dusubire inyuma we. Yewe nte ukajya ubitindaho rwose seri, niko peace yabaye. Peace ni umunebwe no kuva mu bwana bwe, kandi utagira ngo ni iby'ungubu, kuva kera rwose peace yari umunebwe. Hoya se kandi mama ubwo ushatse kuvuga ko kuva kera nari umunebwe? Yewe nti wari umunebwe, ahubwo wari umunebwe cyane, ahubwo nahangaha ugeze sinzi. Singe narose urangiza iriya kaminuza pe, narinzi ko utazanayirangiza uriruka ko ntubabura gusiba. Ariko mama wibuke ko narangije ndi muri first class. Yewe cyakora mwana wa kwiga byura bishoboye yego wenda, ariko ibindi rwose bajya babikoreka, ibindi ntago ari ibyawe pe, ntago ari ibyawe. Rata mwana wa seri komeza umbwira iyo nkuru y'uwo muhungu. Nyine mama bamwita Mike, gusa nyine yatubwiye ko nyine tuzongera tugahora muri siporo tugasuhuzanya. Gusa mama nabonye ari umwana mwiza. Oya se kandi seri umuntu mwahuye bwa mbere muri siporo abonye ari umwana mwiza? Yego rwose mama kuko yamfashije uyu muginga ngo ni peace kuba yakora siporo, yarananiwe nabonaga adashaka kuba yakora siporo. None kuba yagufashije peace nibyo biri gutuma uvuga ko ari umwana mwiza. None se ko ngiye yari yananiye yamumfashije da? None se mwana we ubwo ngubwo nyine ni umunyarwanda sha mama, umurebye wabona ari umunyarwanda gusa ngagiye gusubira iwabo yabone muri Amerika ra. Ati ibyo tubereke ndetse tubiveho rero, nimugire mukora amasuku, ndabona ejo si ku cyumweru mukora amasuku rwose hano hantu hasa neza dore hasa nabi, kandi mujye mumenya ko mwakuze mugira isuku. Ubu ngubu ko kwagize nk'umuhungu uza kubasura agasanga hano hantu hasa gutya yavuga gutya. Celine wowe ko rupanga ndetse nawe peace genda ujye koza ibyombo. Sa rwose mama nta kibazo, wose ugiye kuba wajyayo mama? Yewe ngenge mu matsinda y'abagore ubwo turaza gusubira ngarutse. Sa rwose mama ugira ibihe byiza. Nuko mama peace yaragendetse asiga peace na Celine bari aho ngaho. Gusa Celine ari gukoropa agiye kubona Mike aramwandikiye kuri Instagram. Ati Celine bimeze bite se? Ati ni sawa rwose Mike, wese umeze neza?
ati yego meze neza. Ati washitse se mu rugo? Ati yego rwose nashitse. None se Mike umenye gute izina ryanjye kuri Instagram? Yewe na sacinze Serine nyine mba ndakubonye. Ati nukuntu ba Serine kuri Instagram abari benshi subwo ngubwo bamenye gute kari njye. Ati yewe uburya mu Rwanda mujya muvuga ngo icyo umutima ushatse ngo bigenda biti. Ati subwo Mike watangiye no kumenya imigani yo mu Rwanda we. Ati of course natangiye kuyimenya rwose. Abo se nyine Seri wampaye contact zawe ariko nyine cyane zo ukoresha kuri WhatsApp nyine tukajya tuvugana kuko nyine kuri Instagram ntago nkunda kuba mpare nyine n'impamvu nagiye kwara kugira ngo basi mbere yuko twaza guhuza nyine nkakubaza nyine amakuru nkagusabana nomero zawe. Shaka bisa Mike unteye courage ushobora kuburenze. Ibaze wewe washatse nomero zanjye ndetse uranazibona. Shaka congratulations kabisa urashoboye. Haya rwose Seri nta birenze nyine nawe ushaka ikintu ku muntu ndabizi neza wakibona kandi nta nibirenze. Yego rwose Mike nta birenze. Nuko Peace yahise kaza ndetse asanga Seri nahugiye muri telefoni. Ati Serine nturi gukora ibyo mama yakubwiye ushaka kandi mama naza muraza kuba mwabonana rwose urabizi mama bashaka ibintu byose ko bijya kuri gahunda. Nuko Serine yahise ko yandikira Mike ati Mike sorry gatore kamaze ngira utwongeramo turaza kuba twasubira. Sa rwose Serine gusa nyine nomero zanjye nizo ngizo nkohereje nubona uko tuvugana uze kuza kumpamagara. Sa rwose ntari bi Mike. Ati se Seri ko mbona uhugiye muri telefoni cyane uzi ko ajya ngo nibyo nkubwiye ntabwo byumvishije. Yewe nari ndikubwiye ngo mama akunda ibintu biri kuri gahunda naza agasanga ibyo yakubwiye ntiwabikoze. Marashwana sinzi ko muri buze kuba mwabyumvikana. Ati koko wanamuganire ka ngende da. Ahubwo nyine Seri reka nkubwire we wabonye Mike nge namukunze we wabonye Mike atari umusore mwiza. Aha dore kandi no mu Diaspora kandi we n'aba Diaspora babishakira. Wese kandi nawe rwose Seri wabonye ko nkunda aba Diaspora rwose urakabye. Ariko se tuvuge ko wiyobewe rwose. Haya rwose hano turakuzi rwose bikundiye aba Diaspora nta nundi muntu ushaka we. Hoya wikabye amana se ubwo ngubwo dushatse kuvuga ko unyumvira ko yari ngo we cyakora uranyumisha. Ariko rwose Peace tureke kubeshya tunavugisha ukuri ndabizi neza ambwiye ko ubonye mu Diaspora rwose ganza wahita kumukatira ndetse ukamureka. Ati ariko nyine Seri uko namukatira gusa mbona adafite gahunda. Nyine bishatse kuvuga ko ubonye mu Diaspora wamureka ukajya kuri uwo mu Diaspora. Aha tubiretse se wafashe Didier aho kugira ngo ukomeze uvuga Mike. Ati oya sha Didier se no mu Diaspora ko nyina kubiye ko nshaka mu Diaspora. Aha ndumva mu Rwanda aba Diaspora bakomeje kuba baba Diaspora rwose ndumva nutamubona ahubwo utazanashyingirwa. Ati we rwose nimbona n'undi musore wese nubwo yaba atari mu Diaspora ariko afite gahunda nzahita ko ngenda. Aha ndumva noneho ganza utakimukeneye. Nyamara gaganza we mbona ari Seri ushatse wamugumana. Ati erega ntabwo ari kuganza ntamugumanya gusa mbona atari Seri we. Sawa ntari rwose. Sawa noneho ko imirimo ndetse tuza kuba twasubira. Ati sawa nta kibazo rwose. Gusa Mike nawe aho yarari ndetse na Didier dore ko babanaga mu gipangu kimwe yese kajya kureba Didier. Ati Didier bimeze bitese. Ati Mike ni fresh man gusa njye ndikumva nananiwe pezira siporo zamvunnye cyane. Nawe wanyirukansaga cyane nimba ruko wari ubonye bari abakobwa. Ahubwo man nyine nanjye nicyo cyari kinzanye tubari abadada wababonye we. Cyakora nume bari abadada ni beza pe. We uzi kuri ya Serine namubonye mpita numva ndamukunze maze. Icyo se nicyo cyakuvanye muri Amerika ra ko numva utangiye mwamubonye wumva uramukunze. We ibaze ko nahise ko njye no kuri Instagram nkamusacinga ati ubwo se kuri Instagram n'abantu benshi baba bariho we bamenye gute kari we. Yewe ibaze ko nabari uko yambwiye we yambwiye ati ni gute nyine namenye gute kari we ntabwo yari yansobanukiwe. Ati yambwiye ngo byamvunnye cyane gusa ntiyari yamenye nyine namwibwiye ati yakamenya. Ati of course yagombaga kumenya kuko ndakeka ari wamwibwiye ko yitwa Mike. None hakandi ko kuba mu Diaspora koho kabikora neza rwose kabikora fresh nyine bituma kumenya tu. Uziko yahise katekereza ko menya kuri umukire we. Ati none abonye atari uwo mukobwa ubwo nyine we shaka uburyo twazabonana nyine tukaganira byimbitse nge namukunze pe. Asha uretse kubeshya Mike nubwo uri mu Diaspora wabonye uriya mukobwa yakwemera ko nabonye ashobora kuba yihagazeho. Gusa kakandi ka Peace ko nabonye ari akasama wenda ko gashobora kuba kakwemera ariko yawe sinzi ko yakwemera pe. Ashobora kuba yaguta mu bigori. Ubwo suhera aho uvuga ko yatanyemera ntanagerageje kandi nge ninongera kumwandikira ndamusaba ko tuzahura nyine next Sunday tu muri sport ya morning nyine nzamubwira ko twahuza ndebe ko yabyemera. Aha shase ngo uciye intege gusa ndumva bikubiye gake. Hoya nzagerageza man nyine nta mpamvu yo gufailinga mbere yuko ngerageza ngomba kubaza nkagerageza wenda nkazafailinga nagerageje man.
sawa ntaribi rwose singuciye intege uzagerageze gusa njye nabonye ari seriye pe nabonye yihagazeho sinzi ko yakwemera. Oya mani yanyemera nta n'impamvu yo kuba nagira ikibazo reka ngerageze amahirwe wenda n'ibyanga bizange nagerageje. Sawa nta kibazo ahubwo reka mpite kumwandikira ndabona ari online. Nuko Mike yese ko yongera yandikira Celine ati hi Celine. Abwo Celine nawe ntibyigeze bitinda yese ko amwandikira ati hi umeze gute se Mike? Ya amuke nyine nta kibazo. None se wiriwe neza? Ati yaniriwe neza. Se wagiye gusenga? Ati no ntabwo njye nkunda kujya gusenga rwose. Ati Mike kuri umusore mwiza ni gute udasenga kandi nudasenga uzasengera we? Ati sha ikinyarwanda ntabwo ndakimenya neza rwose ibintu byo gusengera byo sinamenye ibyo umbwiye ibyo ari byo. Nyine ushatse gusobanura iki? Nyine nudasenga pe uzaraburiza. Ati we ibaze ko nyine nibyo byo kuraburiza ntabyo nzi. Nyine nudasenga ntabwo ubuzima bwawe buzaba bwiza. Ati arishwa se ko ndasenze butagenda neza? Ati of course udasenze nyine gusenga n'ubuzima Mike we gusenga n'ubuzima nibyo bitubeshaho nibyo bituma dukomera nyine that's why nyine uba ugomba gusenga tu. Ati none se basi we Seri wagiye? Ati yanjye ntabwo nigeze njyayo nyine ndumva ntameze neza za siporo zamvunye. Ati kandi nabitekereza gusa muri abanebwe muri siporo pe ku kijyanye na siporo cyo muri abanebwe. Oya ariko njye ntabwo ndi umunebwe cyane ahubwo nyine petit sere wanjye niwe munebwe pe. Sha ugeze kuri PC we jya ubireka. Nahuye n'abakobwa benshi gusura bafite ubunebwe bukabije pe uziko sha ni umunebwe cyane pe uziko metere 5 ngo arananiwe. Maze we wabonye cyagiye babonye yakoze cyane usanzwe ntabwo nyine ahora ndushya ntabwo akunda gukora siporo. Ahubwo nyine Seri tutaratinda utaranyibagiza nyine hari akantu nashaka kugusaba. Ati agakise kandi nyine Seri waretse ku cyumweru nyine muri morning sport nyine tukazahura tukaganira. Ati ariko nzaba ndi kumwe na petit Seri wanjye kandi numva tuzanye nawe Sari cyo bitwaye. Ati no nyine shaka ko nyine shaka wewe nyine niwe shaka ko tuzaganira. Ati hoya Mike ntabwo byashoboka rwose ntabwo nakivana mu rugo nze ku muhanda ngiye nyine urabona PC ni ujye umperekeza ndetse tukazana muri siporo urumva rero kwivana mu rugo kandi tuza hafi saa 11 n'igice bukije rwose ntabwo naza. Ati no nyine don't worry we nzaza ngutegereze nusohoka mu gipangu cy'iwanyu nzaza ko dukomezanya tu. Ati okay gutyo ndumva ari nyine gutyo nta kibazo rwose ndumva ko byashoboka. Ati okay fine none urabyemeye se basi? Ya of course ndasi muri siporo se gusa tuzahurira hari ibindi twava muri siporo wese akajya muziwe. Ati muziwe n'iki nyine I mean twava muri siporo buri wese akajya muri gahunda ze. Ati nyine buri wese nava muri siporo azatakajya muri gahunda ze gusa nyine hari ibyo nshaka kubwira ndumva hari icyo bitwaye se nyine duhuye ndetse tukabivuganaho. Ati aha sawa nta kibazo rwose Mike ndakwemereye ubwo nyine tuzahuza ninza muri siporo tuzavugana ntari biturebe ibyo ari byo. Sa rwose ugira ibihe byiza reka twongere dusubire ubwo ngo turaza gusubira. Sa gusa nyine Mike ujye usenga. Ati rwose ngomba gusenga ngomba kubikosora nta kibazo rwose Seri. Sa rero nyine ugira ibihe byiza. Sawa turi kumwe ubwo ngubwo. Gusa mama Serine yaraje ndetse asanga Serine aho yari yicaye ndetse ari gutekereza cyane. Ati se Serine mwana wanjye ko mbona uri gutekereza cyane byagenze biti? Ati mama nyine ndikoma mfite ikibazo sinzi kuntu bimeze ndikumva mu mutwe wanjye ari ibintu byinshi ndi gutekereza. Atariko Serine you have to be open mwana wanjye ugomba kufunguka muri wowe ukambwira se utambwiye kuko mwana wanjye wabwira nde wundi. Nyine mama nyine iki nyine mbwira ese hari ikibazo ufite urarwaye se basi mwana wanjye? Ati no mama nyine ntabwo ndwaye gusa ari umuhungu nyine sinakubwiye umuhungu twahuriye muri siporo bita Mike. Ati of course waramumbwiye urya mu Diaspora uvuga ikinyarwanda neza. Ati yago mama nyine avuga ikinyarwanda neza ndetse ibaze ko ari kumbwira ngo nyine ngashaka ko tubonana. Ati none se mwana wa hari ikibazo kibirimo ko mbona wahangayitse nibwo bwa mbere wabugiye kuba wabonana n'umuhungu? Ati no mama ikibazo si icyo ngicyo. Ati none ikibazo kiri hehe? Nyine mama ikibazo gihari PC nyine yambwiye ko yamukunze kandi nyine kuntu ndi kubona uriya muhungu mama ashobora kuba yaratangiye kunkunda kuko ibaze buri munsi aho nyine asiganye urabona nyine sitwahuye ejo ariko ari kunyandikira cyane ndetse ibaze ko yahise kambwira ko ashaka ko tubonana na kano kanya. Ati ariko mwana wanjye rwose umuhungu kuba yagukunda ntabwo birengeje amasaha 28 ni ibintu byoroshye cyane kuba yagukunda rwose. Rero ndumva kugenda ndetse mukaganira nta kibazo kibirimo. None se
Peace bigeze bateretana ndetse hari ibyo kandi wibuka ko Peace afite ganza rwose sinzi impamvu uri guhangayika mwana wanjye. Ati oya rwose mama nyine ibaze Peace mama ndi kuba mfite ikibazo pe. No mwana wa nta mpamvu yo kuba wagira ikibazo ahubwo sereka nkubaze mwana wa nyine yakuwe ko muzahurira he. Nyine mama yambwiye ngo kuko nyine ngo abafite akazi kenshi ku cyumweru mu gitondo nyine muri sport tuzahura. Ati ubwo se mwana wa urumva hatarimo ikibazo uzivana hano ujye ku muhanda wenyine. Ati no mama ahubwo nyine yambwiye ko azaza kuntora ahangaha. Ati okay sawa nta kibazo rwose nimba azaza kugutora nta ribi ndumva rwose azaze ndetse mujyane rwose ntacyo bitwaye ntabwo byagatumye uhangayika. Kandi Serine mwana wanjye ntukajye ugira ikibazo huse koko uzagira ibibazo by'ubuzima ugire n'ibibazo by'abantu ibyo byo byirengagiza mwana wanjye kandi wibuke ko rwose sinzi impamvu mfite ikibazo muri umuntu afite ganza rwose byibagirwe rwose pe. Sa nta kibazo rwose mama ahubwo mama dore nabwo arongera aranyandikiye. Ati yewe mwana wa ndiko ahubwo mwana wa wamubajije ibyo akora wa mugani umuntu uzaza kukureba mutangiye kujyana mu bintu byo kuganira utazi n'ibyo akora mubaza ibyo akora utaza gusanga ari zanzerereza ahubwo ziyita Diaspora kandi bararaburije mwana wanjye. Ese mama nawe usigaye umenya imvugo z'iyi mihanda ahubwo se nyine mwana wa ni gute ntazi erega mbana namwe kandi mba numva umunsi kundi mubivuga rero ahubwo nimwe mu binyigisha nzambona nzajya nshiduka ndi no kubivuga ndi kumwe n'abandi ba mama. Hoya rwose mama nta nicyo biba bitwaye bana sa rwose mubaze wumva ibyo ari byo uraza kumbwira. Nuko Mike yakomeje kwandikira Serine gusa Serine yese kamuza ati se Mike we nyine twaraganiriye gusa ntabwo nigeze nkubaza nyine nabonye ari kumwe n'abamuhungu Didier nyine Mike ukora iki. Ati sorry wa mugani nibagiye kukubwira ibyo nkora ariko se buriya Serine ngomba ko nahita ko nkubwira ibyo nkora cyangwa ikizima nuko tumenyana. Ati no nyine byaba byiza umbwira ibyo ukora pe. Ati okay sa nyine ngewe ibintu se nkora buriya ko nkora ibintu byinshi ra nyine mbwira ibyo ukora nyine mbwira nyine aho barizwa aho umuntu yagusanga nyine ashatse kuvuga ati Mike ari hehe abarizwa nyine akazi kawe abantu bose bakuziho. Ati okay nimba ari ibyo rero Serine nge nyine ibintu nkora nge ngurisha amazu nge ngura amazu namara kuyagura ari menshi nkayereka abantu bayashima bakaza bakayatwara. Ati ndumva nanjye nzaza ndetse ukampinza uti kuko umukobwa umeze nkawe umukobwa mwiza gutyo kuko namwimike nta kibazo rwose nukenera uzaze nyiguhe. Mike ubwo suri seriye. Ati of course I'm serious kereka bwo we nimba wankinishaga. Ati nikeneraga ari joke dayibaze kweri baze ngo mfite inzu Serine byaba bitangaje rwose ahubwo se nyine Seri wibuke nyine ngomba kuza kukureba ndetse tukajyana nkuko wari wabinyemereye. Sa rwose ndabikomeje gusa nutaza kundeba rwose ntabwo nzigera nzava mu gipangu ngo hamagare nimbona utaje nzahita ko nigendera. Sa rwose nta kibazo nzaza kukureba. Nuko Peace yahise kaza ndetse abaza Serine ati se Seri ko nsigaye mbona uhugiye ku matelefoni cyane we aho ni amahoro cyangwa sha wabonye shere urabimpisha. Ati no subwo Peace urumva nabona shere ibaze nabiguhishe we ubuse koko nahishe umuvandimwe ibintu nk'ibyo ngibyo koko ntabwo nabiguhisha rwose ntugire ikibazo. None se kusigaye uri busy cyane ku matelefoni uri kuvugana nandi n'abanyeshuri twiganye rwose baba bari kumbaza amakuru baba banjagaraje gusa ntugire ikibazo rwose nta birenze. Sawa abo banyeshuri se mwiganye twe tutiganyera ko nzi neza ko twize kuri promotion imwe abo banyeshuri bakwandikira nge batanyandikira bimeze biti. Peace calm down rwose uzi ko wabigize birebire we gerageza wiba gutyo mwana uzi ko wakabije. Ati nyine sigaye mbona uri busy cyane pe gerageza ubone kuri busy wagira ngo hari akandi kazi urimo kadasanzwe. Aho rwose muvandimwe nta kandi kazi ndimo karenze ahubwo ku cyumweru uzajya muri sport. Ati no ku cyumweru rwose ntabwo nzajya muri sport nzajya gusenga. Ati atawi Imana ishimwe. Ati Imana ishimwe ko ntazajya muri sport se. Ati wanyine ahubwo ndatangaye ko uzajya gusenga we usigaye ari umukristo kuri urwo rwego. Ijambo ry'Imana ravuga ngo musenga ubudasiba ahubwo we niba udasenga uri kumva uzasengera ahubwo sinzi ibyo ari byo ahubwo uzi ko ibyo bintu hari umuntu nabwiye arabiyoberwa. Ati ubwo se ari umunyarwanda wabuze ko iyo udasenze usengera we. Ati rero hari unabibwiye biramuyobera ahubwo numiwe nanjye sinzi ko ari umunyarwanda utabizi. Ati Seri ushatse kuvuga iki sharahira. Ati ndahira iki cyangwa babonye mu Diaspora kari bo batababaza imigani yo mu Rwanda. Ati no umunyarwanda bwo byayobeye nyine we njya mbwira ibintu by'imigani nkuma ntari kubyumva.
ati sawa ntari berekane igendera ubwo ngubwo turi kumwe ikibazo rwose muvandi. Atawe mana we nari niraburije kabisa, nari mbineyemo pisi yaramvumbe none sinari kumukira pe. Nuko ku cyumweru harageze ndetse Serine nkuko yari yabyemereye Mike yaragendetse ajya muri siporo kugira ngo babashe kuba babonana. Gusa gisohoka mu nzu yasanze nyina ari hanze, ati se mama kuri hanze zino saha? Ati mwana wa nyine ndi kwitegura kugira ngo mbashe kuba najya gusenga. Ati none se ko numvishe na pisi ambwira ko ari buze kuba yasenga gusa akaba atabyutse nk'izi saha wabyukiye. Rwose mwana wanjye yuko ko pisi ni umusirimu araza kumva English service kandi babwa kabiri. Ngiye rero ndaza kwizindukira mu gitondo rwose numvize ikinyarwanda, niyo mpamvu rero nabyutse zino saha. Ujye ko habana na se nawe musore wawe ra? Ati yego mama, gusa ndaba mpagaze ku gipangu nataza kuza nga ndebe nyine ntabwo yari buze kuba byashoboka. Ati ese mwana wa kutambwiye yakubwiye ko akora iki? Ahubwo mama numvishe ko atanoroshye, nagize ubwoba nibaje ibintu agiye kuba yambwira byanyobeye. Ati ese kandi seri wumvishe ko atoroshye gutese? Numwicanyi se acuruza ibintu bitemewe mu Rwanda bimeze biti? Ati hoya mama, ahubwo nyine ngacuruza inzu z'amayetaje ngo nyine ngarazigura akazirangura nawe akongera akazigurisha ngo nubwo buryo abaye muti. Mwana wa ko numva ufite akazi kameze neza, ko numva ari umukire. Ati mama byanyubiye rwose nanjye byancanze. Ibaze ko ahubwo mama yanyemereye ko azampa n'inzu. Ati reka mwana wanjye. Ati no tukandavure gutyo rwose. Ibaze umungu yaguhaye inzu. Serine gezaho ubwo se byavugwa hera? Mwana wanjye warize ugomba gukora ukishakira amafaranga yawe ku giti cyawe, utazajya utegera amaboko abahungu, utazabaho ndetse banagukoresha amakosa. Uri kumva mwana wanjye? Oya rwose mama humura, nivugiraga nanjye namuhakaniye rwose. Imana ishimwe ubwo wivugiraga, nanigize ngo byari biseriye. Ahubwo se ubwo yabyemerera ko nanjye nari nyigiza nkana. Ati mama humura yari yabyemeye rwose, ahubwo yambajije ngo ndeke gukina nawe ndetse ngo wari seriye. Gusa nyine nahise ko muhakanira. Ati ko numva wa muhungu ari umusirimu we, yakwemereye inzu ndetse abigira confirm ndabigira seriye. Aha mama yabigize seriye, ahubwo njye nari numiwe rwose, yari yabigize seriye cyane ahubwo. Sawa rero mwana wanjye genda ndetse umuvugishe, gusa umenye ubwenge usubize nk'umwana w'umuhanga. Ube nk'aba bakobwa 5 bajyanye amatara bagiye gutegereza Yesu, ntube nk'aba bandi 5 b'abapfapfa. Yewe mama nawe ijambo ry'Imana rwose warinyinjijemo, kandi numva muri siporo ibyo wigira byose uraza tujye gusenga. Hoya rwose mama, ahubwo nyine urumva ntari buze kuza bwo wagiye, kuko wanamugani mwana waraza kuza nagiye. Gusa nuza basi mwana wanjye uze gusenga misa za kabiri. Sa rwose mama nta kibazo, ninze ndaza kuba nasenga iza kabiri. Nuko Serine yahise kasohoka ndetse ahagarara ku gipangu. Gusa ahagaze ku gipangu yahise kahamagara Mike. Ati se Mike uri he ko ntakubonye? We uri kubona uri buze kuba wanyiriza kuri kino gipangu kuko nkurindiriye kandi ndaza kwisubirira mu nzu. Ariko Serine wajya ureka kubeshya ko ndi hanze ko nakubuze, uri he ahubwo? Ati se wamenye igipangu cyo mu rugo gute? Ati yewe humura mpagaze ku muhanda ahubwo sohoka ndahita ko nkubona. Se urumva nahayoberwa? GPS se zibereye iki ndagutrackinga nkamenya ahantu uri. Aha nubu za trackinga n'ibida tracking ahubwo. Sohoka bana gabanya amatiku. Nuko Serine yahise kasohoka ndetse asanga Mike ari aho ngaho ari mu modoka. Ati none se Mike ubu busazi ni ubwahehe we? Ni he wabonye umuntu ajya muri siporo ndetse ari mu modoka? Ati no suri kubona ino modoka atari ya siporo, ahubwo ajya mu modoka tugende ndetse dukore siporo. Ati oya rwose Mike ibi bintu ntabwo mbyemeye pe. Ati nyine Serine ntakubeshye sha, nabonye nta bundi buryo pe, nabonye nta bundi buryo twabasha kuba twavuganamo, kandi nge mba mfite akazi kenshi nyine tu. Nubwo nakubeshye ngo tuzahure turi mu siporo tuganire, gusa nyine we need to talk nyine tutari muri siporo, niyo mpamvu ubona nyine nazanye ino modoka ari basi tuganirire mu modoka. Ati none si ukiza mu rugo tukaganira? Ati ibaze pe nkaza mu rugo iwanyu zino saha we, ubwo se byagaragara nabi ntabwo byaba ari byiza. None witishijwemo kuzana imodoka ndetse abari tubasha kuba twaganirira, murangiye rero ntabwo ndibuze kubyemera. Sohoka tuganirire hanze pe, kandi nimba utabyemera nyine ubereke, ntabwo nge nawe duhuza pe. Oya please Serine rwose wiba gutyo ndakwinginze injira mu modoka. Uri kumva iyo mbeho iri hanze? Nge rwose imbeho nta kigira intwara. Ati rero nge ndwara amasinezite rwose, guhagarara mu mbeho byangwa nabi. Ati yo sorry rwose Mike, niyo mpamvu njya mbona ukunda kuza muri siporo wiyambishijwe ibintu by'amafurari ndetse n'udupfukamunwa. Ati of course niyo mpamvu rwose ngiye ndwara amasinezite, rero urumva guhagarara mu mbeho sinzi ko byampira, kandi nyine nkeneye kukubwira ibintu byinshi cyane. Ati sa rwose kuri inshuro ndakumvishije, reka nze ninjire. Nuko Serine yahise ko yinjira mu modokari.
ese seri umeze neza? Ati yego rwose umeze neza. Se nta nubwo uri buze kuba wansuhuza we? Numvaga ko nagusuhuje ndetse nari nibagiwe. Nuko seri nese kamu ukuboko ati ese seri please hug me rwose ndakwinyize mpobera. Ati no njye ntabwo njya mpoberana rwose, bambwiye ko bitera indwara. Ati ese wowe ibintu byose bigira intambara koko? Nyuma yo kuza mu modoka ari ibintu byose babigize intambara? Yewe nuko icyakora uragoye pe. No ntabwo ngoye gusa nyine, ese ntibibaye we? Sawa ntari bimpoberaga abanyamatiku. Nuko seri nese kahobera Mike. Ati sawa Mike none wambwira icyo wari uri kunshakira rwose. Ati ese seri nyine wowe ukora ibiki mu buzima busanzwe? Yewe wareka n'iki se ko ubushomeri bumereye nabi? Nyine mba nicaye mu rugo nta kazi ngira rwose. Ati biri seri ese kuko nta kazi ufite uba wibereye mu rugo? Yewe mba nibereye mu rugo nyine, nabaye umukobwa mu rugo, iyo ntari gukora uturimo two mu rugo mba nagiye ku rusengero nyine ndi gufasha abadiyakono turimo. Ati abadiyakono se ni abaki kandi? Nyine niba abantu baba bari ku macaci bakora imirimo yo mu rusengero. Ati nibo bita abadiyakoni. Yego none se nawe uri umudiyakoni? Ati nyine njye ntabwo ndaba umudiyakoni gusa, mba ndi kubafasha imirimo yo ku rusengero, nkora amasuku mu rusengero, nyine ibintu nk'ibyo ngibyo ntari mu rugo nibyo mba nibereyemo. Ati sha uranejeje pe, ushobora kuba uri umukristo cyane. Ati yo yamaye nyine ndagerageza tungerageza uko nshoboye, nubwo satana nyitambika rimwe na rimwe, gusa nyine ndagerageza tu. Ati okay none se waguha akazi? Ati icyo se nicyo wampamagariye? Ati nyine waguha akazi. Ati wow, byaba ari byiza da. Ati ukampaye dore ko buriya nta nakanga. Nyine wajya ushobora se kwirirwa uzerera mu mugira ugurisha amazu yanjye? Ariko Mike wajya ugabanya imiteto koko. None se basi kwirirwa nzerera mu nzu ya papa nibyo byizara ntacyo mfite cyo gukora? Aha koko wanamugani. Nyine we nta kibazo, ariko ibyo ngibyo tubireke ndetse turaza kuba twabivugaho nyuma. Ahubwo nyine reka nkubaze, nyine seri ufite boyfriend? Sha Mike wareka n'iki se sha ko babuze? Sha barabuze abahungu mwana, barabuze wamukura hese? Mwana wanjye ndi single. Seri arishwa kuko se buriya uri singora? Ati yandi single rwose, abahungu barabuze mwana, abahungu kugira ubone umuhungu muri iyi minsi babaye amadolari. Ahubwo se ari ufite umushakire we ko namubuze? Ati no nyine ariko njye ndahari buriya wanamfata. Aha buriya se we wanyemerera umudiaspora muzima? Ati of course nanakwemera, ahubwo unabikunza ahubwo nakwemera, ahubwo tukazanajyana muri Amerika tugahita ko dukora ubukwe. Shaga abanyakunkina abahungu mwese ndabazi muri kimwe mamushaka kugira ngo mwumve abakobwa. Ati no gusa buriya ndi na seriye mugani wawe. Nganyereka kuri seriye se basi. Nuko ntazanye impeta mbangu propose. Ati to gabanya amatiko reka ibyo ngibyo ahubwo tukomeze tuganira iby'akazi. Nyine wanyereye akazi we kandi burangiye narindi na seriye. Akazi tukareke tuzaba tubiganiraho. Ahubwo nyine we ibyo bintu nkubwiye biseriye nakifujije ko wambera umwunganizi. Ese koko Mike are you sure and are you serious? Yeah of course I'm serious. Ahubwo kurusha uko bitekereza ndi seriye we. Okay sawa ntari bini muri seriye, nzabitekerezaho ni numva ari ngombwa nzakwemera rwose. Wasanga ngiye no kwibonera umugabo wo mu diaspora. Ataha wenda hari wasanga ari byo. Nyine Mike reka ngende ndetse ndaza gusenga iza kabiri, ndabona bwakeye cyane gusa none please ujye gusenga. Ati none se none urasengera hiti yewe uze kumpamagara ndetse umbwire turaza kuba twahuza nkubwira aho nsengera ndetse tubashe kuba twajyana gusenga. Sawa seri nubwo bikubiye gake rwose nsinzi neza ko ndibuze kuba naboneka. Yes ntari bir rwose. Nuko seri nese kataha ndetse gutaha yasanze nyina yashitse. Ati se seri ko watinze cyane ra? Ati mama wareka n'iki se mama, inyigisho zagenze neza wowe? Yego rwose mwana wanjye zagenze neza. Ati se pisi yagiye gusenga? Ati yego rwose mwana wagiye gusenga gusa wakerereje kandi wagombaga gusenga misa za kabiri mwana wanjye. Mama nahuye na Mike ambwira ibintu byinshi cyane niyo mpamvu ubona nakerereje, gusa ntugire ikibazo rwose mama, nanjye ngiye kuba nagenda rwose, reka nitegure ngende. Ati mwana wavuze ngo Mike yakubwiye ibintu byinshi cyane? Yego rwose mama yambwiye ibintu byinshi harimo n'ibyo ntibuka, niyo mpamvu ubonye nyine bisa nkaho natinze. Yewe kagira inkuru rero mwana wanjye, byagenze bite se? Njye nahise ko mwisabira akazi buriya mama, nta n'imikino nari mfite. Akazi se kandi kameze gute mwana wa? Ko kujya mugurishiriza ari amazu yambwiye kagiye kuba yabitekerezaho, gusa mama nyine hari ikindi yansabye kandi icyo kintu rwose nkeneye ko rwose ungiramo inama. Ati ihene amase kandi mwana wa. Ati nyine mama yambwiye ko ashaka ko nyine namubera umukunzi kandi
umuhungu mu Diaspora ntaranamenya neza mama, sinzi ko namwizera. Ati ese mwana wa isi ahubwo usigaye ubona ari nde wo kwizera? Ariko mwana wa ikizima nyine abo bantu bose ubaha amahirwe ndetse ukareba ko byashoboka, we muha amahirwe nta birenze bana. Sawa nyine mama, nambwiye ko nzabitekerezaho. Ati okay sawa ntaribi rwose. Sawa rero genda bitegure ndetse nawe ubashe kuba wajya gusenga. Sawa mama reka njye, ariko sinzi neza nimba zitari buze kuba zamfata, menya hari ndi buze gukererwa. Genda rwose uretse kuri umukobwa wanjye yazindutse ariko ntabwo urakererwa cyane. Sawa mama reka ngende ngereyo. Gusa Peace wari mu rusengero agiye kubona nawe Mike aramwandikiye kuri Instagram. Ati Peace bimeze bite se? Ati wow, ati Mike ni wowe, uziko narabuze contact zawe, nabuze kontu rwose nzigusaba. Ati ariko ndakeka Serina zifite yagakwiye kuba yaraziguhaye. Ati yo mbega Serina w'umwana mubisha, baze kategeza nambwira kazifite we. Ati yewe ntibigutungura umukobwa wanyu rwose nanjye ajya ntungura, nyine ntavuga aba yaciritse ibintu byose aba yabitujije. Ati yewe sha niko yimereye kuva kera, ntabwo akunda kuvuga pe, utamubajije ikintu ntabwo yakikubwira ndetse nta nicyo yaguha. Ati yes ndumva ari byiza. None se Mike umeze neza? Ati of course umeze neza, sha ndagukumbuye. Ati sure. Ati of course I miss you. Kano kanya ejo twari turi kumwe muri siporo, twari turi kumwe ari kumenya ko wiki yose ishize. Ati yani nyinshi se kutajya uza gusenga wowe? Ati yawe ndi kubitekerezaho nzaza ndetse nzaza vuba. Ati okay ahubwo Mike reka nkubwire we nyine sha kuwa kabiri ni birthday y'umukobwa mushuti wanjye. Ati umukobwa w'umushuti wawe se gute kandi ko ntamuzi? Ati nyine I mean Serina azagira birthday kandi nayigira nyine azagira kuwa kabiri nanjye kuwa gatatu, kuko nyine turi inkurikirane turakurikirana. Rero birthday zacu zibera ni nkaho zibera rimwe, tuzazihuriza rimwe. Ati kuzihuriza rimwe se ni gute? Yewe sorry nanjye nikoresha ikinyarwanda nabi, nyine zose zizabera icyarimwe. Ati sawa rero gusa happy birthday kandi muzenjoyinge rwose ibintu bizagende neza. Ati none se Mike ushatse kumbwira ko utazaba uhari utazaza wowe? Ati ya no wari rwose nzaba urumva nahabura we nzaba mpari rwose ntugire ikibazo, ahubwo uzampe location y'ahantu bizabera rwose. Ati nta kibazo rwose Mike nzakubwira, gusa we ugomba kujya uza ndetse nawe ugasenga. Ati sawa rwose nzageza ndetse nzajya nsenga ntugire ikibazo. Sawa rwose see you reka tuzabonane. Ati yego rwose tuzabonana. Nuko Mike yese kagenda ndetse areba Didier. Ati Didier bimeze bite se musore wanjye? Ati rwose ni sawa. Ati ahubwo Didier uziko nasabye wa mukobwa Urukundo ndetse ambwira ko azabitekerezaho, atari kuri umurwayi we utambwira ko yese kugera ndetse ukabwira umukobwa ko umukunzi. Ati shana rabimubwiye ndetse ambwira ko azampa igisubizo gusa bitari vuba ahangaha. Rero urumva nibyo ntegereje, gusa uko namubonye shashobora kuba zanyemerera. Ati rero nibyo utazi ku banyarwanda, rero abanyarwanda ntabwo urabamenya neza, icyo nicyo bagakwiye kubiga, bashobora kukwereka ko muri kumwe kandi mutari kumwe rwose. Ati nose ko nabonaga uburyo yandebaga ndetse n'ibyiyumviro byewe byagaragaraga ko ashobora kuba yanyemera. Ati yewe abanyarwanda nyine turi abana beza, ntabwo tugira agasuzuguro, ntabwo twakanga umuntu ngo tubimwereke tu. Ati gusa nyine mana afite birthday kuwa kabiri kandi nshaka ko tuzagenda ndetse tukayimufetera, wamfashije ndetse tukazajya tukayifeta. Ati se kandi ushaka kujya mu bintu by'ama birthday umuntu utanamaranye na 1 month kweri? Ati no ibyo by'ukwezi rwose ntacyo bimaze, ahubwo nyine we mbabarira please ndagusabye rwose, I need your support kabisa, shaka kuzamugurira impano ndetse impano imeze neza. Ati impano imeze neza gute se? Nyine shaka kuzamugurira imodoka. Ati what Mike, are you sure? Are you serious man? Ati of course I'm serious man, shaka kuzamugurira imodoka ndetse nyine ngahita ko mu propose. Ati cyakorora rwaye ibaze mu propose rero akakwanga ndetse wamuhaye n'imodoka. Ati bitwaye ikisi imodoka ari birenze miliyoni 20 cyangwa 30 naba mpombye nta byadanje bana. Tikuse wasaza urumva ayo mafaranga wagenda ndetse ukayatora mu nzira. Ati no ntabwo yatora mu nzira, gusa umuntu ukunda ndetse ndumva kubimuha ntacyo byaba bitwaye pe. Ati courage kabisa, naso ushaka ko mbitegura gute? Ati nyine shaka ko tubitegura ndetse tukazajya tukamutungura ku buryo nyine izaba surprise ndetse ya danje. Ati okay sana ntari ndagufasha kuba nabitegura. Nuko Serine we hayo yarari kubwira nyina ati se mama ko nta kintu uri kumbwira kuwa kabiri uzika ari birthday yanjye kandi urabona rwose umunsi umwe usigaye kandi izabera rimwe n'iya Peace, gusa ndikubona ntacyo bikubwiye. Rwose mwana wanjye ndikubyigaho ndetse nzabikora, we ntugire ikibazo. Sawa mama reka nkwizere, gusa ugomba kuntungura ndetse ukampa impano ifatika. Ese Serine mwana wanjye uretse kudashima impano irenze kuba narakubyaye kuko iri, ahubwo uzampa impano ndetse unshimira kuba narakubyaye. Ati mama rwose njye ni surprise ndetse reka ndeke ko bikubwira utaza kuba wabimenya utanguramo amagambo rwose, gusa nzagutungura nanjye mama ntugire ikibazo.
sa rwose mwana wa rero jya kuryama ndabona bwije. Nuko Serine yahise kajya kuryama ndetse aryamana na Peace. Gusa Peace w'ibitekerezo byari biri kure cyane, ati se Peace kutari gusinzira byagenze biti? Sha wareka niki Seri, ibaze ko ndi gukunda rwose Mike. Ati what? Ati of course rwose Mike ndi kumukunda kandi sinzi pese what can I do. Ati ese kuri kuvuga gutyo we? Sha nyine byancanze pe ndi kwibaza ikintu nakora kugira ngo Mike basaba wangize ko nari impara yo mu diaspora. Ariko ufite ganza mwana, ndumva ibyo bintu we wakunze umuntu mumaranye igihe ukareka uriya muntu ni akiza no ushaka. Ese we kuri kumumbo zagira ngo uramukunda? Ati no I don't like him, gusa please uri gukabya pe, uri gukabya. Ase nkabije nyine kuba mukunda se no gukabya. Ati yego rwose uri gukabya, gerageza ugabanya. Ati okay sawa nta kibazo rwose. None se we birthday yacu nyine kihariwe tuzabigenza gute? Ati yewe sinzi nanjye, reka tukomeze turebe iby'Imana izakorwa n'ibyo tuzakira. Nuko baragenda ndetse kuwa kabiri haragera nkuko byari bisanzwe birthday ye yagombaga kuba nk'ibisanzwe. Gusa mama Serine yahise kamutungura akinjira mu nzu, dore ko yahise kamukatira cake. Ati Serine happy birthday rwose mwana wanjye. Ati ni umugisha kandi ni umugisha ukomeye. Ati se mama iyi ni surprise mwanteguriye, surprise y'abantu babiri koko? Ati yego mwana wanjye twabonye atari ngombwa ko twategura abantu benshi. Gusa bakira aho bagiye kumva bumva imodoka ndetse iri gukomanga ku rupangu kugira ngo ibashe kuba yakinjira. Nuko Peace yaragenda ndetse ajya gufungura, gusa mu gufungura yasanze ari Mike. Yahise kaza ndetse aramuhobera ndetse amuhoberana urugwiro rwinshi, dore ko yatekerezaga ko impano azanye ari iwe. Ati Mike wow, ati nice car. Ati thank you, gusa nyine iyi ni impano y'umuntu umwe tu. Ati what? Ati uje ko iyo mpano y'imodoka we? Ati of course iyi mpano rwose hari umuntu ngiye kuyanditse umuntu naramukunze cyane, ahubwo ngiye kuba namupropose we, uri kubona ari buze kuba yanyemera. Ati se ninde ugiye kuba propose? Ati no nyine biracyari secret, biracyari ibanga rwose, ahubwo mbwira nyine uko nigaragara gute? Ati sha imodoka ni nziza irahenze, ibaze ko muri zino quartier zacu zose nta muntu n'umwe uyifite. Ati sure? Ati of course nta muntu n'umwe rwose uyifite. Ati yandumva rwose rero ari buze kuba yayikunda. Nuko nyine Serine ari gusobanurira Serine ko nta bandi bantu benshi bari bakeneye mu kirori cyabo bagiye kubona babona ndetse Mike araje. Ati Mike wow, ati happy birthday rwose mwana mwiza. Ati Mike uzi ko ntuwe sinari nzi ko rwose bino bintu biza. Ati ni gute se rwose umuntu mwiza umeze nkawe nakibagirwa ndetse ntamenya birthday yiwe? Ati ndabizi neza rwose kandi happy birthday ndetse nawe rwose Peace mwembi happy birthday. Ati sa rwose thank you rwose Mike. Ati no se Mike umeze neza? Ati of course umeze neza. Ati rero Mike uyu niwe mama wanjye. Ati wow, ati mama bimeze bite se? Ati rwose ni byiza Mike. Ati rero Mike umukobwa wanjye yakumbwiyeho ndetse yambwiye ko uri umwana mwiza. Ati yego rwose nibyo yakumbwiyeho kandi nyine uko yakubwiye niko biri, nyine ngerageza kuba umuntu mwiza pe. Ati by the way ati ese Seri nyine ngufitiye impano, ahubwo mama mwamfashe tugasohoka ndetse tugasohokana na ba Peace tukagenda ndetse nkabasha kuba ko nabashikiriza impano y'uyu muvandimwe wanjye. Ati ati umuvandimwe se kano kanya mbaye umuvandimwe? Ati nako y'uyu mushuti wanjye. Ati okay sa nta kibazo rwose tugende ndetse uyidushikirize. Gusa bakigera hanze basanze ari imodoka nziza ndetse imodoka ihenze cyane. Serine byaramurenze ndetse na nyina baratungurwa cyane. Ati wow, ati Mike iyi modoka ni yanjye? Ati yego rwose Serine iyi ni gift yawe rwose, ahubwo nyine happy birthday. Nuko Serine yarishimye cyane, gusa bakishima Mike yahise katera ati Serine will you marry me? Ese wakemera tugashyingirwa ndetse ukazambera umugore kugeza dupfuye? Ati wow, ati Mike why not? ntakemera se? Ati ndemeye rwose. Nuko yahise ko yemera, ariko Peace we yahise ko asubira mu nzu ndetse afite umujinya n'uburakari. Yahise ko yinjira ndetse afite umujinya n'uburakari, gusa nyina bibonye abona birahindutse ndetse abona ko umwana warakaye cyane, gusa kimukukira yahise kabona ndetse agiye mu gikoni. Ati man uriya muginga ngo ni Mike nari nzi kiriya mpana ari yanjye ndetse none ngo nta n'urusuna yahaye Serine koko, none nta n'urusuna ranamupropoje, reka bose mbaroge ndetse bapfe. Nuko Peace yahise kafata ibikombe bibiri ndetse abishiramo uburozi. Nyina bibonye aratungurwa ndetse biramubabaza cyane, gusa aramwisha ntiyamwiyereka. Nuko Peace yahise kagera ndetse afata jera zijyana kugira ngo abashe kuba yayiha Mike ndetse ndayihe mukuru we Serine. Gusa nyina yahise kaza yiruka bagiye kuzinywa ahita akazibamenesha. Ati mama ni ibiki ukoze kubera icyo umennye izo ji? Ati koko Peace nta n'isoni ushake kuruga mukuru wawe kubera ibintu by'ubusa, imodoka ndetse no kuba agiye kuba yashyingirwa? Ibyo ni ibintu byaguteza Peace kataruko nakureze mwana wanjye bimeze biti? Gusa mama nyine gusa kiwanjijiwe siko nta soni ugira, ubwo se urumva nta n'ikimwaro ufite uri kuvuga? Uziko gutyo ubu naguca mu bana banjye? Ati no mama ntubimukorere rwose mureke. Ese Serine
ko narinzi ko Peace atameze gutya no kubera iki Mike nyine ngo yagize ishyari tu. Ese Peace iyo ukimbwira basi nawe nkaguhiyawe imodoka ari gusukareka kuba wakora ibintu kuroga abantu koko. Rwose Mike mumbabarire rwose nanjye ni umujinya ndetse n'uburakari byari binteye. Ati umujinya bose iyo tugipfu byari kugushimisha ko nawe ntacyo wari gusigarana. Ati nyine mumbabarire ntabwo nari natekereje. Ati okay mwana wanjye gusa mba ngiye kukurega ndetse bakagufunga. Ati no mama nta mpamvu, gusa mwana wo mutima ntago ari mwiza ndetse wibagirwe ntuzongere. Mbari rimwe kabiri gatatu wapfukamye ndetse wasabye mukuru wawe imbabazi. Nuko Peace yahise kapfukama ndetse asaba Serine ndetse na Mike imbabazi. Ati rwose mumbabarire ntabwo nzongera. Ati Serine rero ntuzongere rwose. Nuko Mike ndetse na Serine bahise ko bapanga ubukwe ndetse barashyingirwa, urugo rwabo ruba rwiza. Gusa ibintu ntibikajye bituma rwose uhemuka kugira ngo ubashe ko wahemukira umuvandimwe wawe, kuko burya ibintu ni ibishakwa. Ndabakunda cyane, nkwibutsa gukora subscribe wowe utarayikora kuri David Rwanda kugira ngo ujye unkurikirana umunsi ku wundi. Imana ikomeze kubagirira neza.